umutwe wanjye w'amagambo sinzi ukuntu nawuvuga. Hari amagambo usanga avugika neza cyane mu rurimi rw'ikinyamahanga kandi abantu bose barakizi. Grâce présidentielle cyangwa grâce royale ni amagambo aba muri iyi si yacu ya none. Ni ukuvuga ngo ni imbabazi za perezida. Mwandike ngo imbabazi za perezida. Kenshi izo mbabazi za perezida zivugwa ku banyabyaha, ku bantu baciriwe urubanza kandi urubanza rwabo akaba ari urubanza rubi cyane, ubye ni ukuzafungwa iteka ryose cyangwa se ni ukwicwa. Hanyuma ukuntu nabonye ngo grâce présidentielle ivuga imbabazi za perezida cyangwa se imbabazi z'umwami, ngo zisabwa na nyiri gucibwa urubanza cyangwa se zigasabwa n'umwe mu muryango we cyangwa se zigasabwa na groupe runaka yararimo kubera umumaro bazi yarabafitiye. Noneho bakandikira perezida bakamusaba imbabazi, bakamwibutsa icyo amariye societe, bakamwibutsa icyo amariye umuryango, bakamwibutsa mbega ubumuntu bwa perezida, yuko n'umunyakibi ashobora kumugira imbabazi kandi akazavamo ikintu kidasanzwe. Rero imbabazi izi grâce présidentielle zirasabwa mu bana b'abantu. Amen. Ni ukuvuga ngo ni umuntu utanga imbabazi kandi ni umuntu baba wazisabye cyangwa se n'abantu baba bazisabiye wa wundi. Ahangaha ndashaka ngo tugereranye grâce divine, imbabazi z'abantu, imbabazi za perezida n'imbabazi z'Imana. Grâce divine, imbabazi z'Imana ntabwo twigeze tuzisaba, kuko nta nubwo twari tuzi ko tuzikeneye. Icyaha kiza, umwuka wa Adamu na Eva wahise utandukana n'umwuka w'Imana. Imana niyo yarosusaga, niyo yagaburiraga, umwuka w'Imana niyo wagaburiraga umwuka wa Adamu na Eva. Hanyuma kubera icyaha bajya mu rupfu. Abana babyaye binjira mu rupfu kubera ko deja abo bari babyaye umwe yishe uwundi, baba binjiye mu rupfu. Gutyo urupfu rurahererekana uko abantu babyara bapfu kugeza kuri twebwe. Impamvu twari twarapfuye ni ukubera ko mu mubiri turagendagenda. Ndiho mbitekereza, natekereje ukuntu Satani ngo iyo abana b'Imana Yesu atarinjira aheraho mu ijuru ngo yinjizeyo agenda marke amaraso ya Yesu y'ikimenyetso cy'igitambo yakoze, ngo Satani nawe yaragendaga. Uko abana b'Imana ngo bagiye guhagarara imbere y'Imana, na Satani yaragendaga kuko yarakira umumarayika ufite imbaraga, wemewe kandi afite ubwo burenganzira. Ni kwa kundi umuntu ashobora kukuzengereza gusa, umuntu ukamwiyama mu buzima bwawe, ariko iminsi yose agahora aza kugutocaringa na presence ye gusa, nubwo utashaka kumuvugisha, nubwo mutaba mufitanye relation, ariko iminsi yose agahora aca ahantu muri buhure kugira ngo arebe ukuntu uvunitse, ukuntu urushye, ukuntu uhangayitse, presence ye iguhungabanya. Mwarabonye? Rero na Satani yahoraga aza imbere y'Imana kugira ngo amwereke ko nawe abasha guhangana nawe afite imbaraga. Ngo amubajije yaravuze ngo mvuye kuyerera isi. Nsanga Satani yari yarafashe imyuka y'abantu yarayishe igahora iyerera isi, tukaherera ukagenda
ukiruturuva mu byaha, ukagenda ukaba mu bintu aho ubivamo ukumva uricujije, uragiye urasambanye, hanyuma muri uwo mwanya wumva ari umunezero wabirangiza. Kubera iki? Kuko imyuka yacu yarayereraga. Abamaze rero Yesu amaze gufata umubiri wacu, kuko niwo mubiri utasaga n'uwo mu ijuru, amaze gufata uwacu nibwo yaje kugira ngo umubiri we uzapfe, hanyuma azure ubugingo bwacu, hanyuma tubeho. Amen. Nicyo gituma umuntu uriho muri Kristo biragoye cyane kugira ngo apfe kwinjira mu busambanyi, biragoye cyane kugira ngo yinjire mu bujura, biragoye cyane kugira ngo yifatanye n'abariganya. Kubera iki? Kuko umwuka we warazutse, ntabwo ukiyerera isi, ntabwo ukiyerera utubari, ntabwo ukiyerera hariho hose. Amen. Niyo mpamvu nshaka kubwira umuntu uri hano ugitsindwa n'icyaha runaka, ubugingo bwe arebe ko bwavuye kuzimu, arebe ko butariho. Hariho n'abavuye kuzimu ariko nta imigozi, iminyururu, ingoyi z'urupfu ntabwo ziramuvaho. Muribuka Yesu azura Lazaro. Lazaro yaramwitabye ava mu mva, bari baramuhambirije 9, niko bahambaga, bashyiraho n'ingoyi. Asohotse, uko niko twasohotse Yesu amaze kuduhamagara. Hanyuma icyatumye Yesu yubaka itorero ku rutare ni ukugira ngo ba bantu Yesu yazuye bagitwikiriye ibyenda by'amateka y'umuryango, bakiboshwe n'ingoyi z'urupfu z'amateka, baze mu nzu y'Imana imbere y'abigishwa ba Kristo, hanyuma bababwire, kuko yabwiye abigishwa be ngo ni mumuhambure mureke yigendere, ni mumukureho ayo mateka mureke agende. Ni ukuvuga ngo destine ye ifunguke, inzira Imana yari yaramugeneye abashe kuyinjiramo neza. Amen. Iyo grace presidentielle rero iri kuri buri muntu wese atayisabye. Ntabwo twebwe turinda kwandikira Imana, ntabwo turinda kuyibutsa ko ari yaturemye, ntabwo turinda kuyibutsa ko tuvuka mu miryango myiza, ntabwo tubanza kuyibutsa yuko twavutse turushye none Imana tugirira imbabazi. Imbabazi yaziduhaye ntacyo turi mu rupfu. Akira imbabazi z'Imana, ntugasaba imbabazi z'Imana yaraziguhaye. Amen. Winjire mu mbabazi z'Imana. Aho ngaho iyo umaze kwinjira mu mbabazi z'Imana niho usobanukirwa ngo yongo kiriya kintu nakoze cyababaje umutima w'Imana, iki kintu ndimo nukuri kibabaje umutima w'Imana, kuko nawe kigukoza isoni cyangwa kikakubabaza. Biroroshye rero iyo utekereje ko uriya waguhaye imbabazi utarinze kuzimusaba, biroroshye yuko wacanga kandi imbaraga ubuzifite muri izo mbabazi z'Imana. Amen. Izo mbabazi rero twazihawe ziturutse ku ijambo ryayo. Ndumva ashaka kuvuga ijambo ry'Imana, ijambo ngo guhera mu itangiriro irema ibintu byose yaravuze ngo tureme. Buri gihe yaravugaga ngo iki kibeho, cyabagaho kubera iki? Ngo isi ntiyagiraga ishusho, ahamagara ngo umwuka wayo wagendagendaga hejuru y'umwijima, ngo hanyuma Imana iravuga ngo haze umucyo. Uwo mucyo uraza, hanyuma awutandukanya n'umwijima, ngo haze amazi atandukane n'ubutaka, amazi atandukana n'ubutaka, kubera ko yavuze
ijambo yararyohereje rigenda rimerema ibyo bintu ngo habe ikimurika ku manywa n'ikimurika nijoro, hanyuma ku butaka bwamaze gutandukana n'amazi hazeho ibimera, hanyuma mu mazi hazemo ibinyabuzima, amafi n'ibindi, hanyuma muri ubwo butaka hazeho ibisimba, hanyuma noneho nyuma aza kuvuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Nta kindi yakoze, ni ijambo. Amen. Iryo jambo niryo yohereje ku bahanuzi, niryo yabwiye Mose. Nta kindi kintu yakoze, Imana yamubwiye ijambo. Ibwira ijambo Aburahamu, Nowa, ngo abantu naremye babaye babi cyane ngiye kubarimbura, ariko wowe ndagukiza. Ni ijambo yamuhaye rivuye mu kanwa k'Imana. Hanyuma aribwira Aburahamu kuko yabonaga ko akwiye kurema ubundi bwoko. Iryo jambo niryo yabwiye abahanuzi, abami. Narebye ukuntu yabwiye Yeremiya, ndeba ukuntu yabwiye ba Yesayi. Yaravuga ngo ijambo riva mu kanwa k'Uwiteka rirambwira riti. Ijambo nusoma abahanuzi hose yagendaga avuga ngo ijambo riva k'Uwiteka rirambwira riti, cyangwa ijambo ry'Imana rirambwira riti. Ariko akenshi usanga ivuga ngo muri Yeremiya ngo ijambo rituruka byanangaje, ngo rituruka k'Uwiteka rirambwira riti. Niko yavuze muri Yoweri, Mika, nafashe abo ngabo ku murongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa mbere, ngo ijambo ry'Uwiteka rituruka k'Uwiteka rirambwira riti. Murumva ibintu byose Imana yagiye irema byaturutse mu ijambo ryayiturutseho. Amen. Muri Zaburi y'107 umurongo wa 20 haravuga ngo Imana yohereza ijambo ryayo ngo ridukize, ngo rikize. Ni ijambo rikiza. Ijambo ry'Uwiteka ryaraje muri Zaburi y'107 umurongo wa 20 ngo rikize. Amen. Hanyuma Yeremiya rimwe umurongo uva ku murongo wa 4, umurongo wa 4 n'uwa 5 hadusomere wumve. Ibi numva nifuza yuko wakwibona muri aba bantu kuko uri umwihariko. Hariho umuntu utabayeho ariko we wabayeho. Hariho umuntu mubana cyangwa mungana cyangwa se ukurusha byinshi ariko utigeze ubona ijambo ry'ibyiringiro nk'iryo uriho wakira. Amen. Dusomera aya magambo ya Yeremiya uburyo Imana yamuvugishije. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Nakumenye utarabaho. Ongera usubiremo di. Aho hantu ndagusaba ngo ni Yeremiya wabwirwaga, ariko uhashyira izina ryawe. Wese ntabwo wavutse, ntabwo waremwe. Urumva Imana yaragushyizeho ngo ube un fruit ya accident mu buzima. Oya, uri imbuto y'impamvu waremwe na nyirikurema. Subiramo ya magambo witonda, kandi buri muntu avuga ngo nakuremye ushyireho izina ryawe. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Umva, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Ijambo niryo ryaremye amateka ya Yeremiya, niryo ryayayoboye. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Iso na nyoko bataranamenyana,
bataranahura yo yari ikuzi, nk'uko yamenye iso na nyoko aho naho bazaturuka, ngo yari ikuzi. Utarabaho yari ikuzi. Hanyuma kandi nakwejeje utaravuka. Aho utaravuka, nyoko agutwite, Imana yarakwejeje. Muzi igituma yakwejeje? Kubera ko wicaye ahangaha. Ngo ukiri mu nda ya nyoko, utaravuka, utarajya mu biganza by'abariya abantu baraguje, baterekereye, babanzwe cyangwa se buzuye urwango ngo bagusiga imyaku y'uburwayi, y'ubukene, y'ubujiji, ngo Imana yari yarakwejeje. Rero niba yarakwejeje, ukwiye kwishyuza ibyari byarabanjije mbere yuko uba muri izo ndwara, uba muri ubwo bukene, uba muri izo mpanuka, uba muri ibyo bintu. Vuga ngo Mana waranyejeje ntaravuka. Amen. Yarakuzi n'izina, izina ryawe uzitwa yararize. Amen. Ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uriya mwana wawe, uriya mubyeyi wawe, uriya muvandimwe wawe, uzi ko ushobora kumuhanurira kandi ibyo umuhanuriye bikabaho. Uhagaze mu Mana neza, ijambo, kuko turiga iki? Ijambo. Iryo jambo niryo ryatumye haba grâce présidentielle yo mu ijuru. Kubera ko Imana yatanze ijambo, ni ukuvuga ngo umuntu wese uzasingira agafata iryo jambo, yamaze kwakira imbabazi z'Imana, azinjira, kubera yuko yamenywe atarabaho, hanyuma yezwa akiri mu nda ya nyina, kugira ngo ahanurire amahanga. Ririya jambo ry'umugisha uzatura ku mwana wawe, ni ubuhanuzi uzaba uri uhanura. Ririya jambo ryiza rya encouragement uzabwira umuvandimwe wawe, ni encouragement, ni ubuzima uzaba uri uhanura. Amen. Iryo jambo rero, iryo jambo niryo nshaka kuza. Muzi ko iryo jambo ari Kristo. Muzi ko iryo jambo ari Yesu. Muzi ko ibintu byose hari igihe Mana, hari igihe najyaga mbyumva nkumva nyine ngo jambo wo ngo yahoranye n'Imana, jambo wo yari Imana, kandi jambo rero nanjye aya magambo yo muri Yohani igice cya mbere umurongo wo kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5, nanjye nayaririmbaga nk'uko baririmba ibisekuru. Murambwira abantu, murangira counseling, ushake amazina y'ababyeyi bawe, iso, sogokuru, sogokuruza, kugeza kuwo uwereye ubuvivi, kubera yuko abo ngabo nibo imyuka yabo niyo iyobora, ni guidinga ubuzima bwawe n'abazagukomokaho bose. Rero niba ushaka amateka y'Imana, ni ngombwa ngo habanze habeho gucika kwari amateka, kuko baraterekereye, barabanzwe, bararaguje, bakoze ibyaha, barasambanye, bararuganye. Ibyo byose Imana iravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi. Iyo rero uvuga ari amazina, hari abantu bayavuga fièrement, akavuga ati giye mvuga ko kwa naka wanaka, ntamenye yuko ariho arahanura ku buzima bwe. Arahanura biriya byababayeho, buriya buzima babayemo nibwo buzaza bukagukurikira. Niba ari bwiza, Imana ishimwe. Ariko niba burimo leho ereba, imisozi n'ibibaya, hari ibibaya ukwiye kuvana muri ayo mateka yawe, kugira ngo abana bawe ubarage kuba ku musozi, kuba hakomeye, kuba hejuru cyane. Amen. Dusomere rero uyu imirongo. Mbere na mbere hariho jambo,
jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwamumenya. Amen. Amen. Mbere na mbere twumvise ko icya mbere Imana ibintu byose yabikoze, yabiremye, yahinduye amateka, yaremye ayandi ikoresheje ijambo. Hanyuma ahangaha Yohana araduhamirije wagendanye na Yesu ngo mbere na mbere hariho jambo, hariho ijambo. Ijambo ryahawe Adamu, ijambo ryahawe Nowa, ijambo ryahawe Aburahamu, ijambo ryahawe Mose, ijambo ryahawe abahanuzi, ijambo ryahawe abatambyi, ijambo ryahawe abantu bose batambutse baraje basobanure ngo hariho jambo, ngo jambo wo yahoranye n'Imana ya yindi yaremye igatandukanya ibintu n'ibindi. Hanyuma ngo jambo wo wahoranye n'Imana yari iki? Yari Imana. Nimumbwize ukuri, iyo umuntu avuze, reka mfate urugero rwa perezida. Perezida atanze itegeko, avuze ijambo. Hari abantu bashinzwe kurishyira mu bikorwa, nka wa musirikare w'Umuroma wavuze ngo yashakaga yuko umukozi we akira. Noneho Yesu afashe icyemezo cyo kujya kumukiriza uwo mugaragu, aravuga ati nta mpamvu yo kuza iwanjye, wowe vuga ijambo. Nimunyumvire, vuga ijambo gusa, umukozi wanjye arakira. Ijambo ngo kuko ngo jyewe mfite abankuriye, hari umusirikare unkuriye, iyo ambwiye ngo genda ndagenda. Ni ijambo gusa avuga. Nanjye hari abari munsi yanjye, iyo mvuze ngo genda aragenda, navuga ngo garuka akagaruka, kubera ko ijambo ni ryo muntu. Iyo uvuze amafuti wicaranye n'abantu bahita hari ikindi ari kuvuga se? Ijambo ni ryo muntu, ni uku nguko ateye. Ahora avuga ibintu by'ibigoryi, ahora avuga ibitutsi. Ijambo ni ryo muntu. Ijambo iri ngiri ryo muri Yohana ni ryo Mana. Ni ukuvuga ngo Imana niyo yohereje ijambo ryayo, ariko mu by'ukuri niyo yiyiziye. Niyo yiyiziye mu buzima bwawe, niyo yahinduye amateka, niyo asenya ibigomba gusenya, niyo yubaka ibigomba kubakika mu buzima bwawe, niyo iguhuza n'abantu. Apostole gakunda kutubwira ijambo rivuga ngo les rendez-vous divins. Ntidukunda amarandevu meza, hariho des rendez-vous divins. Hariho amarandevu y'Imana, Imana idushyiriraho yo iba yavuze. Hanyuma hariho na randevu z'umwanzi. Iminsi yose ziza wahura n'umuntu, niho kwa kundi abanyarwanda bavugaga ngo nahuye ngo yanteye umwaka koko. Urumva ni randevu y'umwaka, ni randevu y'abadayimoni, kuko nta wundi watera umwaka atari abadayimoni. Jambo hahozeho ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo wo yari Imana, yahoranye n'Imana, kandi jambo wo yari Imana. Murumva Yesu arinde?
nageze aho ntekereza ngo erega buriya Yesu ni izina ryo muri iyi si yahawe, ariko mu by'ukuri uriya mubiri yaje kwakira wacu niwo witwaga Yesu, kuko hari n'abandi bitwa ba Yesu. Kugira ngo yitandukanye n'abandi ba Yesu yagombaga kuvuga ahantu yavukiye, ahantu yakuriye. Hanyuma amaze kujya ku musaraba yahise abatizwa irindi zina, Kristo. Kristo, Imana ibana n'abantu, iri kumwe n'abantu. Ndagira ngo hatazabaho umuntu kuvangira ngo akubwire ngo ariko mwebwe musenga Imana ebyiri eshatu, musenga Imana eshatu, ngo musenga Imana Data, mugasenga Imana Mwana, mugasenga Imana Mwuka. Bari abantu ko ari batatu n'umuntu umwe. Ubyakire, umenye ko niba warakiriye Yesu wakiriye bariya. Mbega jewe numvise ari Imana muri responsabilité zayo eshatu. Nkuko nanjye nshobora kuba nicaye mpagaze ahangaha niho mvuga, ariko by'ukuri mu mutima wanjye ndi mu rugo nasize hari ibintu bitatunganye, umubiri wanjye uri hano, ariko amarangamutima yanjye ari hariya. None se birabuza ko ndi umwe? Imana ituye muri wowe kubw'ijambo ryayo. Wowe ubwawe uri buriya butatu. Umuntu uzongera kukuburanya akakubwira ngo musenga Imana eshatu, ahubwo uzamubwira uti wowe ntabwo uzi, Imana usenga ntabwo ari yo nsenga by'ukuri kabisa, ntabwo ari yo nsenga. Kuko jewe Imana nsenga ifite umwuka, ifite ijambo, ifite n'umubiri wayo tutazi uri mu ijuru, wowe uzi ko ari yo usenga, kubera ko yaduhaye gusa nayo mu mwuka no mu bugingo. Hanyuma iraza ifata umubiri wacu igeze mu isi kugira ngo ibashe kuducungura dusubize muri destine yari yaraturemeye. Amen. Ibintu byose byaremwe nayo byawe, ibikuzengurutse, kandi ngo iryo jambo ryari ubuzima. Nukuvuga ngo ijambo Imana yavuze ryararemye. Nukuvuga ngo nawe iguhamagara igihe wari uri mu byaha, uri mu rupfu rw'ibyaha, uri mu rupfu ry'ubugingo, yavuze ijambo ku bugingo bwawe, hanyuma ubaho. Ngo iryo jambo ryari ubuzima, ryari umucyo w'abantu, kandi uwo mucyo ngo wamurikiye mu mwijima. Wamurikiye mu mwijima kuko ryaraje riza hano mu isi aho umwijima wuzuye abantu bari mu rupfu. Ntiyagarukira hano mu isi, iragenda no mu bari baramaze gupfa no mu buryo bwo mu mubiri, kuko twebwe tukiriho tutarahura na Yesu twari dupfuye mu buryo bwo mu mwuka. Ariko imibiri yacu yari ikigendagenda muri Kigali, yari ikigendagenda mu midugudu ahantu dutuye, ugafata indege warapfuye, ukagaruka no kuri ukaterisa hariya warapfuye, ukajya mu murima ugahinga, ukeza ibigori n'ibishyimbo, ugashaka ukabyara umwana wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, warapfuye, ugatahirwa ubugwe n'abapfu. Siko Yesu yavuze ngo reka abapfu bahamba abapfu babo, reka abapfu bashyingira abapfu babo, reka abapfu babyara abapfu babo. Kuko na ruriya ruhinja twabyaye tutarakizwa rwavukiye mu rupfu. Ariko umucyo umaze kumurika mu mwijima waho narindi, nagize ubuzima. Amen. Kandi ubwo buzima ngomba kubukomunika abanturutsemo, abanzengurutse, kuko nimba ahantu iryo jambo riri muri jewe hazaba umucyo. Kandi iyo habaye umucyo nukuvuga ngo umwijima utangira guhungabana, ibintu biracika, bakagutera hejuru, bakakuburanya,
rero umucyo wawe ntuzemere yuko hari umuntu uwutwikira, ntuzemere, kuko wavuye mu rupfu kubw'ijambo, ubayeho kubw'ijambo, kandi uzatanga ijambo rizana ubuzima. Amen. Nimwumve, ndashaka kuvuga ukuntu iri jambo ryaduhaye identite, ryaduhaye amateka. Uyu munsi turiho tugenderamo, uyu munsi rituma shira amanga, ngahagarara imbere y'abagabo b'abanyacyubahiro nkamwe, ngahagarara imbere y'abasore n'inkumi bafite za masters zindenze, nkabwira ababyeyi babyaye bafite amateka menshi cyane, ariko nkumva fishiza amanga, kuko uwo mvugira Mana, nukuri numva nezerejwe nuko nabonye umuntu umpa agaciro. Mu Bafilipi igice cya 2, udusomere kuva ku murongo wa 6 kugeza ku wa 11. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ariko reka ngusabe, banza usome kuva ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8. Yego, aho nyine. Ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Amen. Amen. Aha hantu numvise nabonyemo ibintu bitatu Imana twakiriye kubw'ijambo Imana yatwoherereje mu isi muri Kristo Yesu. Ofete jewe numva ashaka kuvuga ngo Imana yiyise ijambo ryayo yararyoheje ryita Yesu, kuko mu nda ya Mariya niho uriya muhungu yitiwe Yesu. Ariko by'ukuri uriya muhungu yari Imana, ni ijambo ryoherejwe, ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niryo Mana. Ijambo ryawe niryo rikugira umugabo, ijambo ryawe niryo rikugira umunyakuri, ijambo ryawe niryo rikugira umuntu w'umunyantege nkeya. Ijambo ufite niryo rigira identite yawe. Aha rero identite y'Imana niyo yaduhaye Abafilipi. Aha ngaha igice cya 2 kuri 4 ngo identite yari afite yari akamero k'Imana. Mbere na mbere yari akamero k'Imana. Yesu ari ku musaraba ngo yari afite identite. Ndiho ndashaka kuvuga kuri identite, kandi iyo identite ngiye kuvugaho niyo ufite wahawe igihe wexperimentaga kwakira, kumva unezerejwe n'umurimo Kristo yakoze ku musaraba. Ngo yari afite, ngo ntabwo yari afite ishusho akamero k'Imana, ariko ntabwo yakiyakoroshejeho, ntabwo yakihambiriyeho, ntabwo yabonye umubabaro agiye kwinjiramo ngo avuga ati ariko jye nari Imana, ntabwo nkwiriye kuva mu cyubahiro cyanjye. Nta nubwo yatekereje ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ntabwo yabigundiriye. Ubumana bwe niyo identite ye, kandi iyo identite niyo yatuzaniye. Hanyuma ngo ahubwo yisize, aha rero ahinduye identite. Ubundi yari Imana, yari afite akamero k'Imana, kandi ntabwo yashatse kugundira ubumana bwe. Ngo ahubwo ngo yisize ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, yahinduye identite kubera wowe nanjye.
twebwe twari dufite identite y'icyaha, twari dufite identite y'urupfu, twari dufite identite y'ubumuga, twari dufite identite y'umuvumo, twari dufite identite y'urupfu rw'iteka ryose. Hanyuma agira echange, aduha identite y'ubumana bwe, aduha akamero k'ubumana, yakira akamero k'ibyaha byacu. Urabyumva? Wakire Yesu, wakiriye identite y'ubumana, kuko niba utarakiriye iyo identite y'ubumana, ntabwo uzigera muri wowe mu bitekerezo byawe cyangwa mu ijambo uzasohora rizaza ari ijambo rihindura amateka, ari ijambo ry'Imana. Kuko ngo Yesu yari Imana, yari ijambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Ngo amaze kurekura, amaze kwanga kugundira ubumana, yahise yakira ibyaha byacu, yahise yakira umuruho wacu, yahise yakira urupfu rwacu rwinjira muri wa mubiri yambaye kugira ngo apfe mu mwanya wacu. Mu by'ukuri ntabwo kwari ugupfa mu mwanya wacu, ahubwo kwari ugupfa muri uyu mubiri wacu yafashe kugira ngo azure ubugingo bwacu, abugarure muri iyi mibiri itaramenya urupfu rwo fizike. Amen. Ngo agire ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa. Ni ukuvuga ngo yafashe identite y'umugaragu w'imbata, afata identite y'umuntu usanzwe w'inyama n'amaraso, arangije afata urupfu, yemera kwinjira mu rupfu, kandi ntabwo ari urupfu urwo ari rwose, ni urupfu rw'isoni rwo ku musaraba. Kuko urupfu rwo ku musaraba ni agashinyaguro, ni umubabaro, urapfa ariko ugapfa abantu bose bakureba, ugapfa wambaye ubusa, ugasambagurika, bose bariho bagushinyagurira. Ni urupfu. Ntabwo ari cyo kimwe na ruriya rwo mu bitaro, ntabwo ari cyo kimwe na rwa rundi basanga umuntu yavuyemo umwuka. Hariya ku karubanda wambaye ubusa, yararufashe kubera wowe nanjye, kugira ngo twebwe abashe kuduha bwa bugingo bwe bwari buri muri we bw'iteka ryose, bwa bugingo bw'ubumana, ya ka kamero k'Imana. Ako niko twakiriye. Mwene data, niba warakiriye Yesu, umenye ko ufite akamero k'Imana ihoraho. Ntabwo uzapfa iteka ryose, ntabwo uri uwo ari we wese, ntabwo uri n'importe qui, kubera ko anechange wamuhaye ibyaha byawe, mu rupfu rwawe, mu isoni zawe, mu ruho wawe, mu ikintu cyose uzi kibi mu mateka yawe. Iyo niyo identite yaduhaye. Hanyuma icya kabiri, muri icyo gice nyine yaduhaye autorité. Buri umuntu afite identite, aba afite n'uburyo abayeho. Niba warahawe identite na so w'umusinzi, niba warahawe identite na nyoko w'umusambanyi, uzamwigiraho iki? Buriya buzima bamo. Na Yesu amaze kuvuka yarezwe na Yosefu. Yosefu yari umubaji, Yesu yahindutse iki? Umubaji. Ni ukuvuga ngo ukomokaho aguha identite ye. Amen. Iyo aguha identite ye, ahita anakuraga, akuraga gutsindwa. Niba ari umuntu watsinzwe, akajya kubwira ati rega ntacyo uzavamo, nanjye ntacyo navuyemo. Nta muntu wo mu muryango wacu yiga, nta muntu w'iwacu ujya ushaka neza, nta muntu w'iwacu ubyara ngo aheke. Donc icyo nicyo kintu aguha. Ariko Imana muri Kristo imaze kuduha identite yayo, ihita iduha na autorité yayo, ubutware bwayo. Soma ahangaha rero ku murongo wa 9 kugeza kwa 11. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane,
ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Amen, 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 amen. Ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru. Umuntu uri hejuru y'abandi abameze ate? Aba ari umutware, no? Iyo umuntu aje abantu baje kumugaragira, aba ari iki? Oya, ndavuga umuntu wo mu buzima bwacu, aba ari umutware. Noneho iyo abyaye uriya umwana we muri abo bantu bari aho ngaho, uwo mwana aba ari iki? Aba ari umuragwa w'ubutware bw'uriya muntu. Umwana uzamukomokaho, umwuzukuru uzamukomokaho, azaba arazwe ubutware bw'uriya wubahwa, bw'uriya ushyirwa hejuru. Amen. Ni ukuvuga ngo yamushyize hejuru, ngo imuha izina risumba ayandi mazina yose. Amazina yose meza y'icyubahiro twumvise, twadumira, dukunda, y'abahanzi, y'abayobozi b'isi, y'abanyabwenge b'isi yose, ngo azibagirana n'ayacu. Ngewe ikintu ushima Imana, nubwo twebwe ayacu azibagirana, nuko twayiswe n'abantu, ariko tumaze guhura na Yesu yatwisirye ry'umwihariko, ntirizibagirana. Ndagira ngo mbwire umuntu utarahura na Yesu, nta kindi ashaka, nuko umenya ngo mbere na mbere hahozeho Jambo uwo yabanye n'Imana, kandi Jambo uwo yari Imana. Yaje mu isi mu mwijima, ngo kugira ngo amurike mu mwijima, ngo ariko ntabwo umwijima wamwakiriye, ariko abamwakiriye bose yabahinduye kuba abana b'Imana. Nushaka uyu munsi, nta kindi kintu agusaba. Sinzi umukozi w'Imana yavuze ngo ijambo riri mu mutima wawe, kandi wamaze gufata icyemezo, ndabizi. Il suffit ko usora iryo jambo ukarivuga n'akanwa kawe. Nta mwana w'umuntu n'umwe wigeze avuka ngo abeho ahumeke akure neza atabanje kurira akiva mu nda ya nyina. Ntabwo ari nyina umuririra, ntabwo ari uriya mubyeyi wamubyaje umuririra. Iyo atarize barakubita kugira ngo arire bamenye ko ariho. Rero nawe ijambo riri mu mutima wawe, Imana yamaze kukubwira iyo ariyo, yamaze kukubwira icyo yakoze mu isi, yamaze kukubwira uwo yari we akiri mu ijuru. Ikisigaye ni uko usohora ku rurimi rwawe ugakonfesa ko uriya ari we Mana yawe, ari we mucunguzi wawe, ari we mukunzi wawe, ari we wakuvanye hariya mu mwijima, ari we uzakujyana no mu mucyo witazanure witeka ryose. Amen. Niwe ufite izina riruta ayandi mazina yose, kandi ngo niryo rizaririmbwa iteka, ayandi yose azibagirana. N'ayaririmbwe, ndetse hariho ayaririmbwa nyuma yaho, amaze kuva mu isi, amaze kuva mu mubiri, amaze kuva muri bwa butware, amaze kuva muri cya cyubahiro, iryo zina baririmbaga bakariribata. Bakariribata, bakarisiga ibyondo, bakaryonona. Ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amavi yose sans exception, ngo y'ibyo mu ijuru, ibyo mu isi. Ikintu cyantangaje nsomye, ntabwo bavuze ibyo ngo cyangwa ay'ibyo munsi y'isi.
birimo n'ay'ibyo munsi y'isi. Bariya bari munsi y'isi ni abatazigera babona umurage w'iryo zina, byararangiye byabo, ariko ayo mavi yabo azapfukama. Kandi aya mavi apfukama ntabwo ari ay'abantu gusa, ikintu cyose cyabayeho cyashyizwe hejuru. Ibyubahiro, amafaranga, ubutunzi byose bizapfukama. Abapfumu bazapfukama, abicanyi bazapfukama, abiyita ko ari beza ari abanyacyubahiro bazapfukama muri iryo zina rya Kristo Yesu. Iyo non seulement yaduhaye identité, ariko aduha n'ubutware, kuko hari ibyo dupfukamisha. Iyo uri mu cyumba cyawe ntihariho ibyo upfukamisha, ntihariho iyo upfukamye ukavuga ngo mu izina rya Yesu iyi accident nyikuyeho, mu izina rya Yesu Kristo uyu mwene data akire iyi ndwara, mu izina rya Yesu Kristo ndagenda kandi ndatambuka. Situation zigakoreka utabizi. Mbabwiza ukuri, niba ushaka kutarwara indwara z'ibyorezo, hagarara muri Kristo neza. Ni ukuri ko mu ijuru hagarara, kuko ari muri wowe. Imana Data wa twese, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Mbwira, niye ndwara yafata uwo muntu? Niye ndwara yabifata? Iyo igufashe, Imana ibishaka kukwigisha uburyo ugomba kuvura, gukiza abandi, kuko yarabibwiye abigishwa be. Yababwiye uburyo bagomba kuvura abatizera, uburyo bagomba kuvura abizera ariko bataramenya gukoresha iryo zina mu mbaraga zaryo. Amen. Iyo niyo identité yacu, iyo niyo autorité yacu. Reka rero turebe pouvoir. Yaduhaye identité ye, aduha ubutware bwe, aduha n'ubushobozi bwe. Ubushobozi muri Matayo 28:18. Aho ngaho twese turahazi, benshi turahazi, ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, yaravuye he? Yaravuye kuzimu. Yabagiriye demonstration y'akantu gato cyane. Yaravuye kuzi, yari yabambwe ku musaraba, hanyuma arapfa. Amaze gupfa baramufata umubiri we, baragenda barawuhamba, bawuhamba nk'abantu bose. Hanyuma muri kiriya gituro bamuryamishijemo, spirit, umwuka we uriho iteka ryose, awujyana uhita ugenda kuzimu, hahandi abera abakiranutsi bari barafungiwe na Satani. Umubiri usigara mu gituro, ariko esprit ye ijya hariya ikuzimu kujya kubohora abari barapfiriye, abari barabohewe. Hari imyuka, nukuvuga yari agiye kubohora imyuka ayigarure mu buzima, kuko yari yarafashwe na Satani, kandi murabizi ko na Satani ari umwuka, yarabakontroraga. Hagiye rero umwuka we. Hanyuma iyo minsi 3 isigaye, igihe hari genja n'imagine, ngira imagination zimeze nk'izabana, nkumva nkiniye katuni, nkamureba agenda kwa kundi abasirikare, president agenda imbere y'ingabo ze azizenguruka zigenda, mbona Yesu ariho aragenda kuzimu. Niwe Aburahamu waramvuze, yo Eliya, plutôt Elisha, Dawidi, bose banyine bakoma amashyi kwa kundi twajyaga muri stade. Hagomba kuba hari stade nini cyane. Arabazengurukamo, arangije amaze kubona ibyishimo byabo, aravuga ati, rero umuntu wabafungiye ahangaha ntabwo anzi, yarasuzuguye mu ijuru, ashaka kunyambura icyubahiro cyanjye,
yibwira ngo ntabwo tuzongera kubonana, none nje kumwereka ko ni kuzimu nta butwara hafite. Hanyuma ngo ibitare azutse, yaragiye yinjira muri wa mubiri we wari uri muri cya gituro. Hanyuma igituro cye gifungutse, abamarayika bagifunguye, hari ibindi bituro byafungutse. Yesu apermeta ko babibona, babona abantu barazutse, baragenda kugira ngo Yesu abwira abigishwa bati nimukuke umutima, nimugire ubwoba, niba mumbonye ntimugira ngo ubutware bwanjye bugarukira ku mubiri wanjye gusa, dore n'abandi ngo barazenguruka Yerusalemu kugira ngo abasubizemo imbaraga, kugira ngo babwire ngo mfite ubutware. Aho rero niho nshaka kuvuga, ubutware bwe ntabwo ari ubwo kujya ikuzimu kujya kuzura abapfuye gusa, ahubwo ubwo butware yabuberetse, abereke ko bashobora nabo kuzura abapfuye. Amen. Nahawe ubutware bwose mu ijuru na hano mu isi mutuye. Nahawe ubutware bwose hariya muri uriya muryango wawe. Nahawe ubutware bwose kuri kariya kazi ukora, bakora amanyanga, bakora uburiganya. Nahawe ubutware bwose hari iruhande rwawe rw'uriya murozi uhora ukuroga. Nahawe ubutware bwose ngo kubyaremwe ibyo ari byo byose. Mana yanjye, ngo hanyuma mpabwa ubutware na hano mu isi. Ubwo ngo nuko ntabwo yavuze ikuzimu, kubera iki? Yarangije, yahafunze, ntazongera kuhasubira. Nta murimo uzongera gukorekerwa ikuzimu, kuko nta wera uzongera kuhasubira. Yahise afunga, iriya gereza yari yafungiye yarayifunze. Nicyo gituma ubutware yarasigaranye n'ubwo mu ijuru n'ubwo mu isi, kuko aho ngaho niho yazanye misiyo, arayakomplishije, ayisigiye abigishwa be, arayidusigiye. Amen. Ngo nuko nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Umva, nutanabasha kuvuga, nutanabasha gufungura akanwa kawe, ariko imigenzereze yawe, imyitwarire yawe, imitekerereze yawe izahindura abantu, izabahindure. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose. Strategy Imana izaguha abari izakoresha. Wowe uzi ko intego ufite niyo guhindura uriya muntu, niyo guhindura bariya abantu mukorana, imyitwarire. Hari abantu, nukuri nashimye Imana, hari abantu nahoze mbabwira ukuntu nari maze iminsi muri garage bakwikira neza ibintu ngo numve ko meze neza. Abantu numvise mbaye impressionné kubera amateka, kubera experience umuntu aba yaranyuzemo n'abantu yahuye nabo. Umuntu expectingaga ko ari buguha agaciro, ari bukubahe nk'umubyeyi, ari bukubahe nk'umukozi w'Imana, ukabona guteye ivumbi cyangwa se akurebye nkaho mutaziranye cyangwa se aragusuje gusa, ugahita uba shaked, ukavuga ngo investissement twagize niyi. Ariko nashimye Imana kubona abantu ugera ahantu ukabona umuntu umwe yaciye hariya hicara aho ngaho, ndagiye ngiye kubitunganya, ngiye gushaka service, umuntu ukuranda service, nta mpamvu yo kubira ibyuya, yo gutonda umurongo, ukabona umuntu agufashe kuko nk'umubyeyi. Ni ibintu ni ubutumwa bwiza. Hariho ubutumwa bwiza buhindura imitima y'abantu, hari n'ubutumwa bwiza bwankuraje, bukomeza umuntu ngo komeza, ntabwo wabibiye mu rucaca. Mbakurisha nukuri, kandi muraba umugisha, muzaba umugisha, namwe bazabubahe, babubahishe nk'uko mutwubahisha.
ça m'a impressionné. Mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Iri jambo ndagira ngo nkubwire ngo ryahawe iso. Niba ryahawe so, si umurage wawe? Uwo so nshaka kuvuga niba ari abigishwa bari bahagararanye na Yesu agiye kubasezera ari hagati yabo. Yarababwiye ngo nahawe ubutware bwose, nahawe pouvoir yose. Niba yarayifite mu ijuru akaba yifite mu isi, yaravuye ikuzimu gushyiraho iherezo yuko nta wera, nta mwana w'ijuru, nta warazwe ubwami bw'ijuru uzigera asubira yaterisa ikuzimu. Nawe ngo kubera iki? Ngo dore ndi kumwe namwe iteka ryose. Yarariho abwira ba Petero, ariko avugiramo prophétiquement mu buryo bw'ubuhanuzi ngo uwo muzabwiriza azabwiriza undi, azabwiriza undi. Na hari Kigali Bishop Teresa azaba ahagaze, azaba ariho avuga muri ubwo butware mbasigiye. Amen. Nujya mu muhanda ukabwira umuntu ngo Yesu aragukunda, ndakubwije ukuri ubutware bwa Kristo buzaba buri ku bitugu byawe. Nta kabuza iryo jambo nubwo atakwereka ko aryumvise, nubwo atakwereka yuko rigize ikintu rikora muri we, ariko ni imbuto udashobora kumenya igihe izazamurira akatsi. Amen. Wowe uzabivuge mu kwizera, hanyuma utegereze Umwuka wera Umwami Yesu ari muri. Rero ndashaka kugaruka kuri ijambo ngo mubabatiza mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Twebwe abantu bahamije Kristo. Nabonye iriya image iyo pasiteri ashyize agiye kubatiza umuntu amushyize mu mazi, aravuga ngo nkubatije Bosco, avuga izina ryawe, sibyo? Therese, ndakubatije mu izina rya Data wa twese. Iyo babatiza kera ahantu twajyaga, iyo babatizaga umuntu si ukujya kumuha izina. Ndakubatije mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana Yesu Kristo n'irya Mwuka wera. Uzi ko ufite ayo mazina? Niba warabatijwe ariko mu mazi menshi, kuko Yesu ntabwo yabatijwe mu gahanga, yabatijwe mu mazi menshi, kandi uriya mubatizo ngo wari umubatizo w'ibyaha, wo kwihana ibyaha. Rero Yesu yanyuze ahantu nk'umwarimu ngo rero niba ushaka gukora iyi algebre, umwarimu akajya hariya ku kibaho agatanga example, akayikwereka, akayishyira hariya, none akakubwira ati mwigane, mwabanyeshuri mwigane iyi nzira, niyo iza kubageza ku gisubizo cyiza, sibyo? Yesu nta cyaha yagiraga, ariko yinjiye muri Yorodani, aragenda imugera ahangaha. Hanyuma Yohane umubatiza aramushyira mu mazi, amukuramo, aramubatiza. Ninde wowe wo kuvuga ngo namaze kubatizwa? Ese wabatijwe wizeye? Wumvise ijambo ry'Imana uraryizera? Jya ugenda uvuga ngo Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera batuye muri jyewe. Ibaze identité y'Imana, autorité na pouvoir. Naje kureba basanga Imana urukundo rwayo, imbabazi zayo zirepresenta Data. Hanyuma autorité yayo yayerekanye muri Kristo. Hanyuma pouvoir yarayidusigiye, natwe tuzajya tuzura abapfuye, tuzajya tuvuga ubutumwa abantu bakizwe, tuzajya duhindurira amateka benshi, abamugaye bamuguruke, abari mu bukene tubatungishe. Hanyuma rero ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Abanyarwanda baravuga ngo
uhagarikiwe ni rero muri Kristo. Reka mvuge muri makeya, mvuge ngo ndezime, mvuga ngo muri Kristo Imana yaduhaye akamero kayo, yaduhaye ubutware bwayo, yaduhaye ubushobozi bwayo. Umuntu aguhaye ibyo bintu bitatu mu buzima bwe yaba kwimye iki? Urabifite? Urabifite? Amen. Umuntu utabifite yihute urebe muri ibi ngibi uko ari bitatu icyo udafite. Niba ufite identite ye, hari umwana uvuka akaba afite identite ya se ariko atazi autorite afite. Iyo yibonye ari umwana wa perezida afite imyaka 3 agahura na wa mwana wo muri quartier afite ariho akina agapira kakandi ka karere. Umwana wa perezida yakwanga akunda umupira, yakwanga kugakina ngo nuko ari umwana wa perezida. Arirukanka, hanyuma ukabona abajepe nibo birukanse kujya kumubuza, umwana agaruka arira kuko arabizi ko ari umwana wa perezida, ariko kiriya kintu aragikunda kandi uriya ni washaka ko bagikinana. Ntabwo aramenya rero autorite ye, nta nubwo aramenya buriya butware, ntabwo arabumenya isi afite, ntaramenya na pouvoir afite, imbaraga afite identite yonyine. Rero natwe hari igihe tugire identite. Nabitangiye mbivuga mu buhamya bwanjye uburyo nari mfite Yesu, ukuntu namukundaga, n'ukuri sinigeze nicuza, sinigeze nsubira inyuma, sinigeze malgré ubuzima umuntu aba yarangize, sinigeze no mu bitekerezo no mu kurota kwanjye, ariko nabayeho meze nka yampumyi ireba ibintu, nkabona abantu bagenda, nkabona abantu bameze nk'ibiti bigenda. Uhumuke nk'uko Bartimayo yahumutse, uhumuke kugezaho ukuraho cya kiringiti, cya gikoti yahoranaga asabirizanya. Uzi ko yicaraga ku muhanda asabiriza ibiceri, yagombaga kwipfuka icyo gikota, akakipfuka kubera izuba, akakipfuka kubera imbeho, akakipfuka kubera izuba. Ntikimeswa, nticyuma, kiramuremeye. Murumva ukuntu icyo kintu kiba kiremereye cyane. Ariko ngo Yesu avuze ngo Yesu umwana wa Dawidi mbabarira, ngo aramubwira ngo ngwino, ngo yahise ikintu cya mbere yakoze, yahise ajugunya cya gikote, kuko icyo gikote cyaramuremeraga kikamubuza kuba umwe mu bandi. Amen. Ngo yarakijugunye, yagombaga kukijugunya kuko ni identite yahawe aho yavutse. Amen. Hanyuma aragenda yakira guhumuka. Amaze guhumuka, we ntabwo yarebye ibyijiji, yahise akurikira Yesu kuko yaramubonye, agenda hagati y'abigishwa be. Ibyo nibyo Yesu ashaka, kandi aho ngaho niho yamuhaye ubwo identite yamuhaye, yamuhesheje no kuba umwana, umwigishwa wa Kristo ako kanya. Amen. Ndarangiriza rero kuri iri jambo ngo utware ibi. Nubibagirwa byose, nubibagirwa byinshi, utekereze ngo ijambo, ngo mbere na mbere hariho jambo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Uwiteka ni Imana Data wa twese, ni umwami w'amahoro. Muri Yesaya 5, Yesaya 9:5 baradekriva Yesu wariwe, baradekriva Imana yariyo, bakayidekriva ngo nk'umujyanama, umwami w'amahoro, Imana ikomeye, Imana Data wa twese. Hari ikindi, umujyanama, igitangaza. Iyo umwakiriye uba mu buzima bw'igitangaza, ubuzima bw'ibitangaza. Azitwa igitangaza,
azitwa umujyanama wawe, azitwa Imana ikomeye, data wa twese n'umwami w'amahoro. Ibyo bintu nibyo ugendana, niyo iritaje yawe. Yazanye Kristo kujya ku musaraba. Ni iki kindi ushaka? Ni iki kindi wifuza? Ko byose bikubiye muri uwo muntu, kandi uwo muntu ari we ni Imana Data, ni umwami Yesu, ni umwuka wera. Amen. Turangiriza ahangaha umenye uri we. Mu Byahishuwe Yohana igice cya 5 umurongo, ndagira ngo masome kugira ngo twihute, ngo igice cya 5 umurongo wa 5 ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye. Imana yari yavuze ninde ukwiriye gufata uyu muzingo w'igitabo ngo akibumbure, hanyuma ngo niwe ukwiriye umwana w'intama, wa wundi wabambwe, wa wundi watambwe, ngo niwe wabashije kugifata wenyine, ari we Kristo. ngo kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose. Uturuka mu muryango, abo mu miryango yose, abo mu ndimi zose, abo mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi, kandi bazima mu isi. Dukunda isi twese, uzima mu isi, ntabwo uzayivamo. Reka gutinya, numwizera no kubaho uzabaho iteka ryose. Ngo n'uwapfuye yaranyizeye azabaho. Amen. Rero ngo yaduhinduriye kuba abami n'abatambyi. Ntitumaze kumva ubutware bwacu aho bukomoka, tuzaba n'abatambyi kuko tuzatambira abandi, tuzasabira abandi, tuzahagarara mu cyuho nk'uko Yesu yaduhagarariye mu cyuho, niko tuzahagararira n'abandi mu izina rya Yesu Kristo. Gukizwa rero ntabwo ari ukubura uko umuntu agira. Ibi ndashaka kubisurinya, ndashaka kubica akarongo, kubera yuko umuntu wese wakijijwe bamubwira yuko ari kubera ko yahuye n'ikibazo, ari kubera yuko abuze imibereho, abuze aho aca, abuze imbere n'inyuma, yabuze ukuntu abigenza, yashomereye cyangwa se n'indushyi, cyangwa se yabayeho mu buzima bubi, yavutse ahantu. Ntago gukizwa ari kubura uko umuntu agera. Ntihazagira umuntu kubeshya, ntazagire n'umuntu kubeshyera, kuko Imana izaba yagutoranirije muri abo bantu b'indushyi kugira ngo wowe uzahindukire ubavaneho icyo cyitwikiro cy'uburushyi. Azagukura mu ishuri atari uko wabuze kugira. Rero ntihazagira umuntu ukubwira ngo wakijwe kubera ko watsindwaga mu ishuri. Ntihazagira umuntu ukubwira ko wakijwe kubera ko umuryango wawe usuzuguritse. Agakiza kaje kubakomeye, abami, abakomeye, aboroheje, abatindi, nyakujya, abami, abatunzi. Ariko kugira ngo abo batunzi cyangwa se abo b'abanyabwenge binjira aho hantu, bizabasaba kubira ibyuya, kuko hari ibyo agakiza kazamubwira ngo rekura ibi, kandi agasanga nibyo byamugiraga uwo ari we. Ariko kuba uwundi yinjiye bimworoheye ntabwo ari ukubera ko yabuze uko agira. Nuko grâce, ya grâce présidentielle twese twayihawe cyo kimwe, ari ukomeye ari uworoheje, twese Imana yatubabariye tutabisabye. Ni twebwe rero bwo gutera intambwe yo kugira ngo twinjire, ntabwo ari uko twinjiye kubera ko twabuze uko tugira. Ntazagira umuntu numwe upfobya agakiza kawe ngo nubundi warurushye, ngo muri societe, mu ishuri, ngo ntiwize amashuri, ntabwo wagize umuryango.
nzakujya imbere. Umurongo wa 2, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Ibikwitambitse imbere muri uyu mwanya, Imana ijambo ryayo ryonyine ricagagura imigozi ikwitambitse imbere, ikingura inzugi zananiranye gukinguka, kubera ko ufite une mission. Ntabwo yakumenye utarabaho, hanyuma ikweza ukiri mu nda ya nyoko, kubera ko hari ikintu yaguhamagariye kuzakora, kuzabamo, kandi apana ku bwawe gusa. Umuntu ubaho kubwe gusa ire egoist, ni inyanja y'umunyu y'amazi adatemba. Ubundi ugomba gutemba kugira ngo hagire abandi bantu bakunywaho, unywe n'abandi bakunyweho, wugame izuba abandi bakugame mu izuba. Mbere na mbere jambo yahoranye n'Imana, jambo uwo yabanye n'Imana, jambo uwo yari Imana. Ntuzati ijambo mwene data, kuko iryo jambo niryo rizakujya imbere. Yavuze ngo nzakujya imbere, nzamenagura inzugi z'imiringa, uzaguha ubutunzi buri ahantu hahishe. Yesu abaho umugisha.